ibihense ngo Uwiteka bintarura mu mpagarara ngo negeraho datari muganyira ibyo nkennye byose mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima sindubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Haleluya, mu bihe byiza byo gusenga, mu bihe byiza byo gusenga, mu bihe byiza byo gusenga, mu bihe byiza byo gusenga. Haleluya, mu bihe byiza byo gusenga, ibihense ngo Uwiteka inyemeza yuko ansubiza, ategereje abana be ngo bamusanga bakenure, ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe, ntiringiye bwa buntu bwe, nongeze ibihe byo gusenga. Haleluya, nongeze ibihe byo gusenga, nongeze ibihe byo gusenga. Haleluya, nongeze ibihe byo gusenga, nongeze ibihe byo gusenga, ibihense ngo Uwiteka inyemeza yuko ansubiza, ategereje abana be ngo bamusanga bakenure, ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe, ntiringiye bwa buntu bwe, nongeze ibihe byo gusenga. Haleluya, nongeze ibihe byo gusenga, guhora nsenga Uwiteka kujya kumara umubabaro, kugeza aho nzagera iwe, ntirebere ngeze mu ijuru. Ayi, niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Haleluya, ku bihe byiza byo gusenga. Amen. Ndabasuhuje bene data, mfasha akanya ko kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana nkuko bimenyerewe, nkuko tugiye kuganira muri aka kanya. Ntashyikirwa Kristo, ndagira ngo ubane nanjye muri aka kanya muri ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Ubutumwa bwiza nta wundi bwashyiriweho, ni wowe ni jyewe, kugira ngo Yesu akomeze aturinde. Nicyo cyatumye aza ku isi akatugira ku musaraba, kugira ngo tube abo gucungurwa. Rero mwene data, nta kindi kituzanye kuri izi kamera, n'ubutumwa bwiza, no kugira ngo twumve icyo umwuka bwira itorero. Itorero ntarende ni wowe, itorero ntarende ni jyewe, kugira ngo umwami Imana akomeze abane nawe, abane nanjye. Ndakubwira ubutumwa bwiza kugira ngo ugire icyerekezo uvamo, nawe nanjye ngire icyerekezo mvamo, twese dusangire ubwami bw'Imana. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Rero Yesu wacu ni mwiza, ashobora byose. Mbazaniye ijambo ry'Imana ariko rifite intego ivuga ngo kuba mu mwanya Uwiteka Imana agushakamo. Imana ishimwe. Ni gute waba mu mwanya Uwiteka Imana agushakamo? Urasabwa, hari ibyo ugomba guharanira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza mu gihe cya none, ubwami bw'Imana bugira gute? Buratwaranirwa. Ngo kandi n'intwarane zibugishwamo imbaraga. Imana ishimwe. Rero aka kanya ndagira ngo nkwinginge mwene data, wihangane ugiye kumva ubu butumwa. Nkuzaniye ubutumwa bwiza bugusaba kugira ngo ube mu mwanya Imana igushakamo mu izina rya Yesu. Ndagira ngo twihuse turebe icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Hari ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yobu 13 umurongo waho wa mbere n'uwa gatatu. Haravuga ngo dore ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose, ugutwi kwanjye kwaravyumvise ndabimenya, ibyo muzi ndabizi ntimundusha. Nukuri ndashaka kuvugana n'ishobora byose, kandi ndifuza kuburana ku Mana yanjye.
Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Turongera turebe muri Yobu igice cyaho cya 36 umurongo waho wa 2, haravuga ngo ba unyihoreye gato maze nkwereke kuko ngufitiye icyo mvugira Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Yobu ahangaha yarari gutakira Imana, yarari kubwira Imana, ariko umwanya yibwiragamo hari imbaraga yayibonagamo. Ndajya nkubwire ngo mbihuje n'iri jambo mwene data, Imana irashaka kuba mu mwanya igushakamo kugira ngo ikugirire neza. Imana irashaka kugira ngo ube mu mwanya igushakamo kugira ngo ikurengere. Yobu yahuye n'ibigeragezo byinshi, ariko ararira arataka azi imbere yayo. Iramubwira ngo ijisho ryayo ryabonye yuko ababaye, ryabonye yuko Satani amugerageza, ryabonye yuko Satani amuhiga, ryabonye yuko Satani ari gushaka ubugingo bwe, ryabonye ko Satani ashaka abana be, ryabonye ko Satani ashaka imitungo ye. Ariko Imana iramubwira ngo nabibonye ibyo byose. Ariko Yobu nubwo yageragezwaga, nubwo ibyo byabagaho, nubwo ibyo byose byamurwanyaga, ariko yagumye ku Mana. Mwene data, hari byinshi biri gutuma utari kubana n'Imana mu gihe cya nyacyo. Ariko muri iki gihe, muri uyu munsi uri kumva ubutumwa bwiza, ndakwingingira ukuba mu mwanya Imana igushakamo kugira ngo ube umumara imbere yayo nayo ikugirire neza. Ikigeragezo urimo ntabwo ari icyo kukwica, intambara ucamo ntabwo ari zo kukwica mwene data. Oya, ni ishuri uri gucamo. Umwana iyo yiga ari mu ishuri aca mu nzira zitandukanye, abanza gukora utwa exercise, yabona atatwumva tica akamusobanurira, rimwe na rimwe bagakora muri group bagasobanurirana. Ariko iyo examije nta umusobanurira, ahubwo ibyo yize abikura mu mutwe abishyira ku rwandiko, mwarimu akamukosora. Rero Yobu nawe igihe cyarageze ajya muri exame ayibamo ari wenyine. Iyo exame ariko yari afite teacher yagombaga kureba yuko yakoze neza exame. Uwo teacher nta wundi ni Uwiteka. Yobu wabwirwaga icyo gihe ni wowe. Iki gihe hari byinshi uri kubwira Imana, ariko ukabona yuko hari yakwibagiwe mwene data. Guma mu mwanya Uwiteka Imana gushakamo kugira ngo akore ibikomeye ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane mwene data. Ndakwinginga kugira ngo muri aka kanya wicike intege. Mwene data, hari byinshi biri gutwara abantu b'Imana. Bana amasezerano bajyanye kuri. Abantu ibihe byo kubana n'Imana bibatwaye umwanya ukomeye kuri bo. Abantu ntago tukiri kuba imbere y'Imana uko ibishaka. Turahura n'ibigeragezo tukareka Imana. Turahura n'indwara tukareka Imana. Turasubizwa tukareka Imana. Turabana basubizwa tukareka Imana. Ariko Yobu ibigeragezo yararimo ntago byamuhaye umwanya wo gutandukana n'Imana, ahubwo byamuhaye umwanya wo kwegera Imana cyane. Imana ishimwe. Bibiliya tubwiye hanga mu gice cya 13 ngo ijisho rye ryabonye ibyo byose, ngo ndetse n'ugutwi kwe kwarabyumvise arabimenya. Nta wundi wabibonye ni Uwiteka, ndetse n'ugutwi kwabyumvise ni uko Uwiteka. Ndagira ngo mwene data, ibigeragezo urimo aka kanya, ikigeragezo urimo aka kanya ntabwo ari icyawe wenyine, nubwo kiri ku buzima bwawe, ariko hari umubyeyi wawe ari wo Uwiteka, hari umugenga wawe ari wo Uwiteka. Arabizi, aza aho uri kuririra, aza aho uri kubabarira. Ntabwo ari ugucika intege, ntabwo yakuretse, ahubwo arindiriye kubona yuko nawe ugomba kwisohora muri uwo mwanya. Iyo umwana ahawe umunani n'umubyeyi agakura kubaka, agera igihe avuga ngo ngiye gushinga urugo rwanjye, ntabwo akantu kose kabaye ajya kubwira umubyeyi, ahubwo arakomera akazatumira umubyeyi cyangwa umubyeyi akamusura, akaza agasanga umwana uko ari mu rugo, uko urugo rwe ruhagaze. Umubyeyi ngo mwana wanjye, nubwo ugushinga urugo kubaka bigoye, ariko kuba ugihagaze ndagushimye. Nshingiye kuri ibi, waburaga amabati yo kubaka igikoni, akira. Waburaga amabati yo kuvugurura inzu, akira. Waburaga ibi n'ibi mu rugo rwawe, akira, akakongerera. Rero mwene data, ntabwo umubyeyi azaza ngo asange urugo rwarakunaniye, gusange mu muhanda, agusange warabaye mayiwaba ku muhanda ngo bimushimishe. Azagufata igihe cyo kukomora, azagufata igihe cyo kubanza kukwitaho kuko wamaze gutakara. Ariko nasanga
rugendo uriho, rwa rugendo rw'ibibazo, azagukomeza, azakurengera, azakurwanirira. Rero nayo muri iki gice yahuye n'intambara zikomeye, ariko ngo ijisho ry'Uwiteka Imana rimugumaho. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo mwene data, intambara urimo uri kumwe n'Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Mana ishimwe cyane. Ntabigomba kuguca intege. Aramubwira ngo ibyo muzi nanjye ndabizi. Ndagira ngo ubwire ngo ibyo uzi wowe, ibyo nzi jyewe, Uwiteka Imana arabizi. Wicika intege. Yobu amaze kumva iryo jambo yumva yuzuye imbaraga. Yobu amaze kumva iryo jambo yumva agize kwizera. Yobu amaze kumva iryo jambo yumva umunezero ubaye muri we, yumva arakomeye. Nawe mwene data, hari ibyakubuzaga gukomera. Nawe mwene data, hari ibyagucaga intege. Nawe mwene data, hari ibyakunanizaga, ariko ndakuzana ijambo ry'ihumure ngo ba mu mwanya Uwiteka Imana gushakamo. Hari ibyo aje gukora ku buzima bwawe, hari ibyo aje kukurengeramo, hari ibyo aje kugutabaramo. Amarira wariraga niba wayaguhoza, intimba ufite mu mutima niba wayikomora ku buzima bwawe. Iyo bamaze kubyumva muri iki gice cyaho cya 36 umurongo waho wa 2, arangije azamura kwizera. Mwene data nawe zamura kwizera. Igihe turimo cyo kuzamura kwizera, arangije aravuga ngo bunyihoreye gato maze nkwereke kuko ngifite icyo mvugira Imana. Mana ishimwe. Ese muri no minsi ibigeragezo uri guhuramo, uri kubiha umwanya wawe? Ese umwanya uri kubiha umwami Imana abirimo? Ese ibigeragezo uri gucamo muri no minsi Imana iri kubigufashamo? Ndagira ngo iyo ijisho ry'Imana ryaje ku buzima bwawe, nuko uri mu mwanya yagusizemo, nuko uri mu mwanya igushakamo, nuko uri mu nzira zayo, nuko iri kubona kugeragezwa ikaza ku buzima bwawe. Iyo amaze kubona ko inzira arimo zose Satani nubwo yamusabye, ariko Uwiteka ari kumwe nawe, ariko Uwiteka mwishimiye, ariko Uwiteka amufiteho umugambi, agira ibyo yibagirwa, agira ibyo areka, agira ibyo yima umwanya. Ndagira ngo mwene data agira ibyo wima umwanya. Bya bindi bikurangaza, za chat zikurangaza, igihe kintu ukaba uri kuri chat, cya gihe kinini uri mu magambo, cya gihe kinini uri mu nzangano, cya gihe kinini urimo gutekereza ukuntu umuturanyi wawe agurembeje, cya gihe kinini uri gutekereza ukuntu wadivorusa, cya gihe kinini uri gutekereza ukuntu wakora ibitangwa n'amaso y'Uwiteka. Ndagira ngo mbwira mwene data, icyo gihe kigizeyo, icyo gihe kireke nawe ubyigizeyo, kuko ibigeragezo urimo, ubwo bukene urimo ntabwo ari karande, izo ntambara ucamo ntabwo ari karande, ayo marira urira ntabwo ari karande. Ndagira ngo tumbira ubwire, si amajwi akongorera, amajwi ni menshi ku buzima bwawe akubwira ukumva urucanege, ariko byihorere, urwo rucanege rwigizeyo, ibyo biguhiga byigizeyo. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Gira ibyo wigizayo. Imana ikora ibikomeye ku buzima bwawe. Imana ikurengere mu izina rya Yesu. Yobu ndarangije, ibagirwa ko abana bapfuye, ibagirwa ko imitungo yagiye, ibagirwa ko umugore avuga ngo tuka iyo Mana yawe ubundi wipfire. Ngarangije yuzura umunezero, abona yuko yavuye mu nda ya se, yavuye mu nda ya mama we, yavuye mu nda y'isi, ntacyo yambaye, azasubira no muri ino si ntacyo yambaye. Mana ishimwe. Telefone nk'iyi iyo iramutse itakaye, amarangamutima y'umwana w'umuntu atangira gutekereza ngo iraba hehe, ndakura hehe indi. Bibiliya iyo itakaye bayikwibye, utazaza ngo ndakura hehe indi. Ikintu cyose ubuze mu buzima bwawe wari ufite, iyo kibuze utangira gutekereza ngo urakura hehe ikindi. Ariko Yobu ibyo yarabuze birenze izo ngero mbahaye. Wibuke yarabuze abana 10, wibuke yarabuze imitungo ye yose, yari ukomeye mu mudugudu yaratu, ndetse ngo kwisi batuye ngo nta muntu wari ufite imitungo nk'iya Yobu. Ariko Yobu agera igihe mu gice cya 36 abona Imana yabanye nawe mu itangiriro ry'ibigeragezo bye, abona Imana yabanye nawe mu bigeragezo yacagamo,
aho yambaraga ibigunira ntiyamusize, aho yisize ivu ntiyamusize, nubwo inshuti zamuvuyeho Imana ntiyamuvuyeho. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo ikigeragezo uriho mwene data ntabwo Uwiteka yagusize. Ndakwinginga ngo ba mu mwanya Uwiteka Imana gushakamo akugirire neza. Haleluya. Yobu arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo bunyihoreye. Yabwiraga za nshuti ze bamwe munyihoreye, yabwiraga abavandimwe be mube munyihoreye, yabwiraga amubwiraga ibicaniro byinshi ati mube munyihoreye. Mwene data, hari ibyo urimo muri nosi bibona bikugoye, bobe kwihoreye, tumbira amaso Uwiteka Imana, kuko nagusanga mu mwanya urimo arakora ibikomeye ku buzima bwawe. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Kuri iki gice cya Yobu 42, Yobu 42 igice cyaho cya 10 umurongo wa 10 kugeza ku wa 11 haravuga ngo Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka aherako aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite. 2, nuko abavandimwe bose bamusanganira n'abashiki be bose n'abari baziranye nawe bose, bamusanganira nawe, basangira nawe mu nzu, baramuririra kandi baramuhumuriza kubw'ibyago Uwiteka yari yamuteje byose. Umuntu wese amushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izahabu. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Haleluya. Ndagira ngo mwene data wongere wumve umuntu wagumye mu mwanya Uwiteka Imana mushakamo, umuntu wagumye mu mwanya Uwiteka Imana ashaka kugira ngo agendane nawe. Aha Yobu usomye kuri iki gice cyaho cya 10 ngo Yobu agisabira bagenzi be. Mana ishimwe, aba bagenzi be nta cyiza bamwifurizaga, aba bagenzi be nta cyiza bamushakiraga, bari urucantege, ariko igihe kiragera ngo arabasabira. Ese ujya ugira igihe usabira abakwifuriza inabi? Ujya ugira igihe usengera ibigeragezo urimo kugira ngo Imana basi igukomereze muri uwo mwanya? Cyangwa uhura n'ibigeragezo ugatangira kurira? Hari abahura n'ibigeragezo mu bihe bikomeye bakaguha ati mukozi w'Imana, nge n'igihe cyo gusenga ntabwo nkikibona. Ariko mwene data ndakubwira muri aka kanya uri kumva ubutumwa bwiza, mu bihe byo gusenga egera Imana cyane, mu bihe byo gusenga egera Imana uyinginge, mu bihe byo gusenga egera Imana uyibwira ati data hari icyo wakora. Mu bihe byo gusenga niho tubonera Imana, mu bihe byo gusenga niho tubonera gukomera, mu bihe byo gusenga niho dukura imbaraga. Na Yesu amaze gukora amasengesho iminsi 40 Satani aramugerageza, ariko Imana ibana nawe, imuha ijambo rizima, imuha imbaraga zo gutsinda umubi. Ndagira ngo mwene data ikigeragezo urimo kizatsindirwa nuko abaye mu mwanya Uwiteka Imana gushakamo mu bihe bigoye. Muri nosi yuzuyemo ibikugusha byinshi, biri kugusha abakristo, uri gusanga umukristo ukabura kumutandukanya n'uwinosi. Mana ishimwe cyane. Yo bagisabira abagenzi, Uwiteka Imana aherako aramwunamura, aramukiza. Mwene data, nukuba mu mwanya Uwiteka Imana gushakamo, hari ugukira ku buzima bwawe, hari ugutabarwa ku buzima bwawe. Haleluya. Hari ugutabarwa, hari ukurengerwa, hari ukugirirwa neza ku buzima bwawe. Mana ishimwe cyane. 11 ngo nuko abavandimwe bose baramusanga n'abashiki be bose n'abari baziranye nawe bose, basangirira mu nzu ye. Haleluya. Wibuke ko uyu Yobu abo bose bari baramuvuyeho, wibuke ko uyu Yobu abo bose bari baramuneri. Icyambere yari yarasigaye ibintu byaragiye, icyakabiri nta myambaro myiza yagiraga, icyagatatu yari yaranacuye, yasaga nabi. Haleluya. Ariko hanyuma ijambo ryitwa kuguma mu mwanya Uwiteka Imana agushakamo, ijambo ryitwa gusenga neza, ijambo ryitwa kwiza
kwizera amasezerano. Uyu we yari afite nzayimana, yari afite ko Imana izamugirira neza, yari afite ko Imana izamurwanirira, yari afite ko Imana izamurengera, yari afite ko Imana izabana nawe, yari afite ko Imana itazamusiga. Mwene data, Imana yawe ngo ndakuzi, yawe ngo nguhaye umugisha, ariko wagera imbere wahura n'akageragezo gato ukibagirwa wa mugisha w'Imana. Mana ishimwe cyane. Mana iduhe kuguma mu nzira zayo nkuko yawe yazigumyemo. Imana iduhe kuguma mu mwanya dushakamo. Imana iduhe kuguma mu nzira z'agakiza, kuko aka gakiza tuzakabazwa. Haleluya. Uru rugendo rwitwa gakiza turi abakozi, dufite umukoresha ari we Uwiteka, azaduhembera ibihwanye n'ivyo twakoze. Mana yacu ntiyibeshye, Mana yacu ntiyibagirwa. Iza kwibagirwa bari mu mwibagirwa. Imyaka yamaze mu kigeragezo, Imana yabanye nawe, kandi mu gihe cyanyuma, mu gihe cyanyacyo, mu gihe gikwiriye, Imana ihamagara abandi bamunenaga. Ndajya ngo ibyakwanze, abagutesha agaciro, iyaba imiryango, iyaba inshuti, Imana niza kugusubiza, bose bazaza bagusange. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Ngo Yobu bose baramusanga, n'abashiki be baramusanga, ngo baraza basangirira mu nzu ye. Mana ishimwe. Mana yacu ni nziza. Bamaze gusangira nayo, umva ijambo rizima, umva ijambo ry'umuntu wagumye mwanya Uwiteka Imana mushakamo. Ngo buri wese biratubwiye ngo yamuhaye igice cy'ifeza ngo gihwanye n'impeta. Haleluya. Ibaza abantu bari muri icyo gihugu, buri wese yamuhaye iby'ubutunzi. Mwene data, guma mu mwanya Uwiteka Imana gushakamo, kugira ngo nawe akurwanirire. Wikirwanirira ntacyo wageraho, wikirwanirira ntacyo wabona, ariko nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo Uwiteka Imana aragushaka kuguma mu mwanya uwe yateguye ku buzima bwawe, kugira ngo akurengere. Haleluya. Ushobora kuba waracitse intege, ushobora kuba wumva yuko hari byinshi byakubuzaga kugusengera. Imana ikongerera imbaraga. Ngiye kugusengera, Imana ikomeze kwagure mu izina rya Yesu. Hari umwanya wari warahamagariwemo, wahamagariwe kuririmbira Imana, ucika intege. Hari ibihe wafataga byo gusenga, ucika intege. Warahanuraga ariko ntugihanura kubera kukurangara. Warabwirizaga ariko ijambo ryaragiye. Wari umukristo mwiza, wari umudiyakoni mwiza, wari umuvuga butumwa, wari umushumba, ariko byaranze. Ariko ndagira nkubwire ngo akanya nkaka, ngwino garuka kwa Yesu. Ndakubwira ngo ngwino Kristo aragushaka. Ngwino akugirire neza, ngwino akurengere, ngwino yicaye ku ntebe z'imbabazi kandi akuramburiye ibiganza. Arakubwira ngo mwana wanjye ngwino ndagukeneye, ngwino tusengane muri aka kanya. Yesu yongera kugirire neza, ube mu mwanya Uwiteka Imana gushakamo, kuko igihe umaze kwisura kizi, ariko igihe usigaje ntacyuzi. Muri njye ngo kwisinda umushyitsi sinzayihoramo. Haleluya. Rero wizere, dusenga Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, zina ry'ubutware bwawe, tumaze kumva ijambo ryawe, tumaze kumva ijambo ry'ukuri, kandi ijambo rigira imbaraga zo guhindura. Amasaha nk'aya nciye bugufi nsengeye abana bawe baryumvishije. Hari abari baracitse intege n'abari baratenebutse mu nzira y'urugendo rw'agakiza. Hari abari baracitse intege bitewe n'ibikomere bitandukanye bagiye bagira by'urucarege Satani yazanye ku buzima bwabo. Mu izina rya Yesu Kristo ndabasengeye, aya masaha ndabasengeye. Hari abaciwe intege n'uburwayi, yaba ubw'umubiri yaba ubwo ku mitima yabo. Ndabasengeye wongere umanure imbaraga za Mwuka Wera ku buzima bwabo, zongere zigira imbaraga zo guhindura, zongere zigira imbaraga zo kurema ibikomeye ku buzima bwabo, zirema amasengesho mazima, zirema imbaraga zivuye iwawe mu izina rya Yesu Kristo. Hari abateze amatwi iki kiganiro bari hirya no hino ku isi, abo bose ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ongera ubasukemo ububyutse bw'ijambo rizima, ububyutse bwo kukwiringira agakiza kawe mu izina rya Yesu Kristo. Abakera bitwaga ngo naba Kristo, ngo Bibiliya hamwe ngo bajyaga bateranira ku irembo ryo ku rusengero rwa Salomo, ngo bajyaga banateranira ku busozi wa Sinai. Rero nyemerera data, natwe twongere tugende nk'abakristo. Buri wese wumvishije ubutumwa bwiza, musukiremo
imbaraga za mwuka wera, mwuka wera umuhana, mwuka wera umubuza gukora ikizira, mwuka wera umubuza gukora icyaha, mu izina rya Yesu Kristo. Irukana ubujura, irukana ubusambanyi, irukana uburiganya, irukana mwami Imana inzangano mu bakristo bawe, irukana urucange rw'abadayimoni rwose rwacaga intege abakwiringiye, mu izina rya Yesu Kristo. Ndafatana imigambi y'abadayimoni, ndafatana imigambi yo kuyoberanya, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe ma, imbaraga zawe Uwiteka, randelebe santa yalabasiberebe walabasanta yabababa renneberebe konta yalabasiba, mu izina rya Yesu Kristo. Abari bikoreye imitwaro, abari bananiwe, abari barushye, niwe wabaruhura. Ayi Kristo mwiza, aya masaha uyu mwanya ndabasengeye cyane, imbaraga zawe, ubutware bwawe nibuganze kuri bo, imbaraga zawe, ubutware bwawe, icyubahiro cyawe, kugira neza kwawe perarabasante berebo ayabasiyaba, mu izina rya Yesu Kristo. Nibiganze kuri bo, rema igitangaza, rema kwizera, rema imbaraga, maturiyeho imbaraga, imbaraga z'ubutware bwawe, imbaraga z'agakiza kawe, mwuka wawe wera naganze kuri buri wese. Abari bacitse intege mu kwizera, ndatura mu mitima imbaraga zo kwizera mu izina rya Yesu. Abari barwaye bari hirya no hino bateze amatwi iri jambo, abari barwaye hirya no hino bongere babona imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze kubyumvishe kandi ubikoze, urakoze Data. Aya masaha iri jambo waruduhaye ndakwinginze cyane, buri wese muhe kuguma mu mwanya umushakamo muri iki gihe kigoye, mu gihe Satani guhiga abavuga izina ryawe. Ndabasengeye ubagumeho, abakwizeye ndabasengeye ubagumeho, bagume mu mwanya wawe mu izina rya Yesu. Kandi n'abari bacitse intege, haleluya haleluya, ndagushimye Uwiteka kuko wizeye iri jambo ryawe, waryiringiye muri we yakiriye imbaraga zo gukomera, kandi yakiriye imbaraga zo kuguma mu mwanya wawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze.